ndetse nuko dutangiriye. Uyu mwana muto waraje ageze ahangaha afata kimwe bateresha irangi, arangije akoza muri kore. Hari umugore uhagaze ahangaha, uyu mugore ari kuvugira kuri telefone n'umugore utwite, ndetse uyu mwana muto arangije araza asiga kore ku myenda y'uyu mugore. Mana yanjye, ese uyu mugore ibi ntabwo ari kubibona? Uyu mwana muto yakomeje gusiga kore kuri uyu mugore, gusa uyu mugore ntabwo ari kubibona. Mana, uyu mugore ari kuri telefone, gusa we icyo atitayeho ni uko atazi ko inyuma ye hari umuntu uri kumusiga ibintu mu mugongo. Ari kuri telefone yatwawe. Gusa uyu mwana akimara gusoza ibi ngibi arangije araza ukurikirana akantu ku kandi. Nakubwiye ngo reba iyi filime witonze, kore subscribe hasi. Arangije abwira uyu mugore ati, ese wamenye ko papa wanjye yamenye ko udatwite? Yafashe uyu mugore amusunika mu ntebe, kandi wibuke ko uyu mugore bamusize kore ku mwenda we. Bivuze ngo guhaguruka ahangaha ntabwo byakunda. Undebere neza witonze. Uyu mugore aravuga ati, wacyana we, urabeshya siko ntabwo azigera amenya ko natwite, nzakomeza kumubeshya mpaka. Umwana muto aravuga ati, ku inshuro papa wanjye agiye kumenya ukuri, agiye kumenya ko udatwite. Wahoze ubeshya papa wanjye ko utwite. Mana yanjye, uyu mugore yabeshyaga umugabo we ko atwite, ndetse hano agafata ibyenda akabishyira ku nda ngo bigaragaze yuko afite inda. Uyu mugabo yahamagaye, ndetse umugabo we bamaze kumuhamagara, umugabo we arimo kuza. Uyu mwana muto arahamagara ati, papa vayo nkwereke ibyo madamu wawe yirwa kubeshya ngo aratwite. Mana yanjye, uyu mubyeyi ari hano byamuyobewe, ndetse hano kore yamufasheho yafatanye n'imyenda. Barakwereka papa buriya mwana muto yagize gutya, araza abona ibi byose biri kubera ahangaha, biramucanga biramuyobera. Uyu mugabo zamwumiyeho, ndetse uyu mwana muto aravuga ati, papa wanjye agiye kubona ukuri kose. Uyu mwana yari aberewe mukase, ndetse ahangaha uyu yari mukase w'uyu mwana muto. Bivuze ngo mama w'uyu mwana ntabwo yabaga muri uru rugo, ndetse uyu mwana muto aravuga, turabeshya papa wanjye agomba kubona ukuri kumubeshya ngo uratwite, kandi ari ibipira uba washyize ku nda. Mana yanjye, ndebera uyu mugore, ndebera kubeshya umugabo we ngo aratwite, kandi byahehe abeshya byokajya. Uyu mugore arangije yahishe ahangaha ku nda ye. Umugabo we yagize gutya, araza aravuga ati, mwana wanjye ko numvishije utabaza, hari ikihe kibazo koko? uze kuntu nje nirukanka ngira ngo hari ikibazo kibaye. Uyu mudamu aravuga ati, uwo mwana wawe kucya nderanja, ibaze ko yari akoze ku nda kandi uzi ko nwite, yari akubaganyije inda yanjye rwose. Mana yanjye, uyu mwana muto, ndetse ahangaha uyu mugabo aravuga ati, mwana wanjye ese kubera iki uderanja ko uyu nguyu ari nka mama wawe? Kubera iki umuderanja? Uyu mwana muto aravuga ati, papa ngenda kubwiza ukuri, nari ngiye kuba nakwereka ukuri utigeze umenya kuri uyu mugore wawe, ariko nyine uyu mudamu ati, ceceka wa mwana we, ibyo uri kuvuga byose ntabwo uzi ibyo ari byo, wice iturize, kubera yuko ibyo uri kuvuga ntabwo ubizi. Uyu mugabo uri ahangaha, ndetse umugore we yahoraga amubeshya ko atwite. Umugore aravuga ati, uwo mwana aranderanja pe, ibaze yuko nari niryamiye hakaza akansakuriza, akaba yashakaga no kwicara ku nda, kandi ubizi ko nwite. Ibaze nawe ibyo bintu sheri. Mana yanjye, uyu mugore ahangaha ari kwisobanura, ndetse uyu mugabo aravuga ati, mwana muto mbabarire ntuzongere. Uyu mwana muto aravuga ati, ibyawe byose ubu nahita mbibwira papa wanjye, noneho hagashya hagahira rimwe, kandi ibyo ngibyo ubyumve. Uyu mugabo aravuga ati, mwana wanjye tuza rwose, ibyanyu ndaza kubikemura, ndaza kuba nabikemura. Mwana muto, mwikomeza guterana itiku, kubera yuko buriya guterana itiku nta keza kabyo, ntabwo ari ibintu byiza mwana muto, sibyo? Mana, umwana muto aravuga ati, papa ni ukuri kw'Imana kuri iyi nshuro imwe mfasha nkwereke ukuri. Uyu mwana aje gukuraho ino shuka uyu mugore yari yambaye ngo yagaragaze ko uyu mugore adatwite. Mana, papa we yaramukuriye, aramubwira ati, mwana muto tuza ibi byose ndabikemura, sibyo?
ese uri gushaka iki bundi? Nicyo uri gushaka kunyereka ko umugore wanjye atwite? Mana, uyu mugabo yafashe umugore we aramubwira ati tuza, umwana wanjye niko tumutunze, umwana wanjye afite ikibazo. Uyu mugabo aravuga ati mwana muto, ndakwiyamye kuri ino nshuro ntuzongere gukora amakosa nk'aya ngaya ngo uze kuba wakinisha mama wawe ushaka kumukuramo ubusa ngo umwambure ubusa abantu bose bamurebe. Mbega barakwereka uyu mwana muto uhagaze aha yabuze icyo akora, hano arasebye, yaragiye kwereka papa we ukuri ngo amwereke ukuri ko uyu mugore adatwite, gusa hano byamubereye ikibazo. Uyu mwana muto abura icyo akora, arangije aravuga ati mana yanjye, ku iyi nshuro uzamfashe byibuze papa wanjye azamenye ukuri ko umugore we kadatwite. Ibaze ko yirwa amubeshya umunsi ku munsi katwite kandi adatwite. Mana uzamfashe umpa imbaraga, sinzi niba ari ibintu byiza nari ngiye gukora uyu munsi, ariko mbabarire. Uyu mwana muto ahangaha yarimo asaba Imana avuga ati ndakwinginze mana yanjye uzamfashe papa wanjye azamenye ukuri batarangirira nabi, kubera yuko muka data arenda kunyica amuza ku nkeke. Ni umwana mutoya. Ese uri gutekereza ko biraza kurangira gute? Kora subscribe kuri YouTube channel kandi like aho ngaho kugira ngo dukomeze turebere hamwe iyi nkuru ibintu bimeze neza. Isigo reka nizere ko byamaze gukunda, gusa barakwereka uyu mwana muto yageze gutya asanga muka data we yasinziye. Ahangaha arangije akurayo ndetse icyo yashyize ku nda ndetse bimwe ashyira ku nda agaragaza ko atwite. Arangije uyu mwana muto arafotora. Mbega umwana muto yafotoye uyu mugore yambaye ubusa agaragaza ibingibi yashyize ku nda bigaragaza ko atwite kandi ari ibyenda yazingazinze akabishyira ku nda. Uyu mwana muto yagize gutya afotora amafoto, gusa muka data we ari kumubona agira gutya aravuga ati wacyana we ufite ubwenge, ubwo urifata ukaza ukamfotora, ubwo ufite ubwenge? Ati nta soni. Mana yanjye, waruhetewe rw'urugoryi rutagira ubwenge. Nakoze uko nshoboye kose kugira ngo meze njijishe umugabo wanjye, none ushaka kunyivangira mu bintu. Uyu mwana muto aravuga ati mbabarira nyine hari ibyo narindimo. Uyu nguyu aravuga ati ikigoryi gusa nta bwenge na buke ugira, itumeretse iyo telefone vuba. Yamwatse telefone uyu mwana muto ndetse arayimuhereza. Ahangaha yubahaga ahangaha muka data we akamwubaha bya danje. Arangije uyu mugore afata telefone atangira kubona amafoto uyu mwana muto yari amaze gufotora. Aravuga ati ubu rero wari umfotoye kugira ngo ujye kubyereka ko nadatwite kandi mubeshya ko ntwite. Uyu mugore aravuga ati wa mwana we, uyu munsi bigupfiriye ubusa, nta kintu na kimwe uzageraho. Uyu mwana muto aravuga ati mafone yanjye n'ubundi urabeshya, papa wanjye azamenya ukuri kose kuhisha inyuma y'ibyawe. Wirwa umubeshya umurya amafaranga, umubeshya ngo uratwite kandi udatwite. Umunsi umwe papa wanjye azamenya ukuri. Uyu mugore yarasetse kumva ibyo n'umwana muto ari kumubwira, ari kumva ari nka filime. Mana yanjye, uyu mugore ibyo yakoraga muri uru rugo ntabwo byari ibintu byiza. Arangije aravuga ati wacyana we cyo cyumva nabi gusa mwayiga sopa ya nyuma, nugira ikintu uvuga kuri uzambona. Iyi telefone yawe igushuka reka nze nyite muri wese. Umwana muto yaramukurikiye aravuga ati winera telefone pe, ndakwinginze winjugunyira telefone. Uyu mugore yaraje azana telefone ayijugunya muri wese, ndetse uyu mwana muto aravuga ati ese kubera iki telefone yishaka kuyijugunya? Uyu mugore ati ndayijugunye muri wese, witegereze neza telefone bayijugunye muri wese. Kano kana gato karavuga ati reba ibintu nkoreye, ubu se koko papa wanjye ninamuka mubwira byose uraza kubyitwara ute? Uyu mugore aravuga ati nushaka ubivuge,
ku y'inshuro ibyo nta kintu byantwara pe, ubyumve. Uyu mubyeyi uri ahangaha ubeshya akatwite, ubeshya umugabo we umunsi ku munsi. Gusa uyu mwana arebye ahantu muri wese bajugunye telefone abona ntiyagiye. Uyu mugore aravuga ati telefone yawe maze kuyijugunya, yari irimo gihamya, byibuza yanshyira hasi ariko byibuza nayijugunye. Uyu mwana muto aravuga ati ibintu nkoreye si ibintu bizima, si ibintu bizima pe. Gusa uyu mwana muto arangije aravuga ati uko byagenda kose papa wanjye agomba kumenya ukuri. Uyu mwana agize gutya abona telefone yari nini itaguye muri wese ngo igeremo hasi. Aravuga ati byibuza kuri ino nshuro ndacyafite gihamya iraza kwereka papa wanjye ukuri kwihishe inyuma y'umugore we. Mana yanjye barakwereka ahangaha, ukomeze ukurikirana akantu ku kandi, iyi nkuru nize kugucika. Nakubwiye ngo ahangaha niho byose bibera, n'ahandi hantu ushobora gusanga izi nkuru zisobanuye gutya. Uyu mwana muto yagize gutya atera urwego, yuriye ahantu ari gukora amatara hameze nabi, itara ryari ryapfuye mukase. Arangije araza abona umwana yashyizeho urwego, arangije aravuga ati iki cyana reka nyice nabundi kitazaneza umugabo wanjye. Uyu mugore yagize gutya arangije akuraho urwego, uyu mwana yasigaye anagana mu kirere. Mbega ubugome! Uyu mwana muto aravuga ati uranshaka iki koko? Uyu mugore yakuyeho urwego arangije aravuga ati biraza gutwara igihe gito kuba wamaze gupfa, wamaze kuva kuri ino si, kubera yuko wazaneza umugabo wanjye kandi ubyumve sinkwanga, ariko wowe washatse kunyanga ushaka kuneza umugabo wanjye ariko kuri ino nshuro ibyo ubyumve nk'ukuri ntabwo urabaho. Uyu mwana muto aravuga ati mumfashe nkeneye ubufasha kuri ino nshuro. Uyu mwana muto ahamagara papa we, yakomeje gutabaza ngo arebe ko hari umuntu wamufasha. Niba witegereza neza uyu mwana anagannye hejuru hafashe ku kagozi. Uyu mugore aravuga ati kuri ino nshuro byose mbikoze nk'uko nabyifuzaga, turebe ko uraza kurokoka, turebe ko hari umuntu uri buze kugutabara. Ntabwo uri buze kuva aha ngaha uri muzima. Wifuje ko umugabo wanjye amenya ukuri, ariko kuri ino nshuro ntabwo azigera amenya ukuri habe na gato. Uyu mwana muto byamucanze, byamuyobeye, yabuze icyo yakora. Uyu mudamu aravuga ati komeza unagane aho hejuru mu minota mike cyane uraba wamaze kuvunika. Gusa barakwereka papa w'uyu mwana yagize gutya aza yiruka, yumvaga umwana wari gusakuza. Aravuga ati mwana wanjye kuko ese nabikubujije. Uyu mugore aravuga ati nsanze ahangaha urwego yanyereye yinagannye hejuru, ati nanjye nabuze uko namufasha, dore n'inda ndakuriwe. Mbega uyu mugore ndetse ahangaha abeshya umugabo we. Gusa uyu mugabo aravuga ati mwana wanjye sinari narakubujije kurira ngo ujye gukora ibintu by'amashanyarazi, nakubujije ibintu nka biriya pe, kubera yuko urabizi byaguteza impanuka. Reba nk'ubu byari biguteje impanuka. Umudamu yungamo aravuga ati uyu mwana nirwa mubuze ibintu nk'ibi, ntabwo ajya nyumva, ntabwo ajya nyumvira habe na gato, ntabwo anyumvira pe. Kubera iki utumva mwana wanjye? Mbega umugore ngo arigira nyiramwiza kandi niwe umaze gukora biriya byose. Uyu mwana muto aravuga ati papa ntabwo nzongera nyine ngo kubagana. Uyu mwana muto hano yanze kubwiza ukuri papa we, aratuza ndetse aravuga ati papa ngufitiye surprise nshaka kuzagukorera mu minsi iri imbere. Uyu mugabo aravuga ati mwana wanjye ese ninjye ushaka kuzayikorera, ariko nyine nta kibazo pe uzayinkorere, ariko ibintu byo gukubagana wurira hariya hejuru si ibintu byiza pe, sibyo mwana wanjye? Kandi ndakwinginze ntuzongere na rimwe gukora amakosa yo kuba wakora ibintu udashoboye. Ibyo byose nzajya mbyikorera mwana wanjye. Mbega uyu mugabo yarabeshywaga ndetse uyu mugore arangije aravuga ati sheri uwo mwana nirwa mubwiza ukuri umunsi wose, mubwira ngo nareke gukinisha ibintu bitari ngombwa, areke gukina n'ubuzima bwe, ariko bikanga. uwo mwana arakubagana. Yesu ubwo yagize gutyo, uyu mugore arangije azahobera uyu mwana muto, aramubwira ati mwana muto
ku iyi nshuro njye nawe turi inshuti, njye ndi mama wawe, sibyo mwana mutoya? ibyo ngibyo uzajya ubyumva pe, umfate neza, unkunde nanjye ngukunde. ndabizi ko umunsi umwe hari igihe hazagamo ikibazo cy'agatotsi hagati yanjye nawe tugatongana, ariko kuri ino nshuro sinzongera gutongana nawe, sibyo? niba umbabariye kandi ntabwo bizongera. mbega uyu mugabo uri ahangaha aravuga ati mwana wanjye, reka nizere ko uyu munsi byibuza wiyunze na mama wawe. ugomba kujya ukora icyo akubwiye, ukamwumvira, buri kimwe cyose ukagikora neza, ibintu bikagenda neza. uyu mugore uri hano ubeshya umugabo we ko atwite, ndetse uyu mugabo aravuga ati sheri, nshimishijwe no kubona umwana wanjye nta kibazo ahuye nacyo, ndetse nawe kuba uri muzima umeze neza. mbega ese bizagenda bite? ndakubwira ngo hano hari ibice byinshi ushobora kuzakora ukabireba umunsi ku munsi. ndabakunda cyane, we kora subscribe, nurangiza unyandikire muri comment umbwire niba ushaka ko nagukorera part 2 ibintu bimeze neza. nitwa Neza, bye bye, ndabakunda cyane.